twatoranijwe n'Imana turabakristo kandi tuzokwama turi bo tugendana ibigwanishwa by'impwemu n'iby'umubiri dufise ububasha bwo gushingura karimbi kose k'umwasi n'icishitse cyose cyashire kugwanya Imana dutoranije taco dutanze kugira ngo twamamaze ivyako gakiza gahabwize Kristo twongere tumuvuge hose ko atawuhwanye nawe muri iyi si. Ninde muhinga mubari kwisi, ninde muhinga ameze nka Yesu, ninde muhinga mubari kwisi, ninde muhinga ameze nka Yesu, mubari kwisi eka nta uriho afise ububasha ameze nka Yesu, ninde muhinga mubari kwisi, ninde muhinga ameze nka Yesu, mu banyabwenge naho nta uriho afise ububasha ameze muhinga mubari kwisi. Abakunzi b'ikiganiro ibiganiro byose binyura kuri radiyo Ikamba tubanje kubasuhuza, turabasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana, tubifuriza kugubwa neza. Uyu rero ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro cy'iyobokamana n'isanamitima, ikiganiro mugezwaho na Flora afatanyije n'abatumirwa batandukanye. Muri kano kanya umutumirwa dufite ni Pastor Chris. Pastor Chris, muraho mumeze neza? Turaho turashima Imana, muraho namwe mumeze neza? Natwe turaho turashima Uwiteka. Turabashimiye cyane kuba mwatuboneye uyu mwanya, nubwo biba bitoroshye kubona umwanya, ariko Uwiteka mukorera ajya baha imigisha myinshi. Uyu mwanya wanyu rero turabizi ni agaciro gakomeye, ni ubwitange bukomeye, kandi tuzi ko harimo inyungu ku Banyarwanda, harimo inyungu no ku bandi bose bashaka kumva ururimi tuba dukoresha. Harimo inyungu zikomeye mu kubaka imitima y'abantu, abihebye, abafite ibibazo badasobanukiwe, harimo ibisubizo. Muri kano kanya rero ndongeye kubibutsa ko ubushize twagize ikiganiro na Pastor Chris. Umutwe w'ikiganiro wagiraga uti ibyiringiro mu gihe ubuzima buri mu kaga. Pastor Chris yadusobanuriye byinshi, turi buze kongera gusubiramo mu kanya incamake, ubundi tugakomeza igice cya kabiri. Rero muri kano kanya nagira ngo mpe Pastor Chris akanya abasuhuze anabasengera mbere yuko dutangira ikiganiro. Ijambo ni iryanyu Pastor Chris. Ego murakoze Flora, Imana ibahe umugisha. Abatumirwa bacu batwumva direct n'abandi bazatwumva bakurikije uko gahunda zizagenda zikurikirana kuri radiyo. Turabishimiye ko mudutega amatwi kandi cyane mutege ijambo ry'Imana kugira ngo ryubake imitima yanyu. Kadusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kuri mwizigira neza, mujyanama wacu, umuyobozi wacu, twereka icyerekezo cyiza, kirimo intsinzi, kirimo ibyiringiro, kirimo amahoro guturutseho nyir'ibihe. Mu gihe turi muri iri jambo ryawe tugiye gusangira n'abavandimwe bateze amatwi, Mwami uha umugisha buri muntu wese uriteze amatwi, kandi buri muntu wese umuhe kurisobanukirwa kandi ryubake ubugingo bwe. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Amen. Murakoze cyane kudusengera. Ubushize rero twari twibashije ibibazo bitandukanye birimo mbese ibyiringiro bivuga iki. Mwari mwadusobanuriye mutubwira ibyiringiro, mwakoresheje ijambo ryo muri Bibiliya Yobu 14 umurongo wa 7, aho mwatubwiraga ko ibyiringiro rega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Mwatubwiye ko ibyiringiro nubwo igiti cyaba cyatemwe haba hari ibyiringiro, nta kwiheba umuntu igihe agihumeka. Mwongera rero tubabaza ibibazo bitandukanye
tubabaza igihe ubuzima bw'umuntu buri mu kaga, niba umuntu yakomeza kwiringira, mutubwira ko umuntu yakwiringira. Ubundi tubabaza niba umuntu utagira ibyiringiro uburyo abayeho. Mwagerageje kudusubiza, ariko uyu munsi kuko ingingo yari ndende cyane mutabashije kuyirangiza, uyu munsi twari twiyemeje ko dukora igice cya kabiri kugira ngo mutubwire umuntu utagira ibyiringiro uburyo abayeho, mubikomeze nk'uko mwari mwabitangiye ntimwabirangiza, munatubwire n'ugira ibyiringiro nawe uburyo abayeho, ndetse n'ingaruka n'inyungu kuri abo bantu bombi. Ijambo ni iryanyu, Pastor Chris, mukatubwira. Ubwo nihagira ibibazo nzajya mbabazamo hagati, wenda turaza kugenda nk'uko dusanzwe dukora ikiganiro. Murakoze, ijambo ni iryanyu. Yego, murakoze Florent, baho umugisha kuba mwaratekereje kudutumira kuri kino kiganiro. Mu by'ukuri ibyiringiro, abantu dusangiye kumenya ururimi cyangwa kumvikana kuri rw'Ikinyarwanda cyangwa se Ikirundi, turi mu gace karimwo abantu bafite ibibazo bakeneye kugira ibyiringiro ku Mana. Nasomye ijambo ry'Imana mu Migani ibice 13:12, ufite ukuntu usobanura neza ibyiringiro biri mu nzego ebyiri nk'uko natangiye mbibabwira, ariko ahangaha aratwereka neza uburyo ibyiringiro birerera, cyangwa se mu Kinyarwanda cyumvikana cyakumvwa n'abantu bose, bivanga ibyiringiro wabwiwe ariko ntibigaragare cyangwa ntibisohore, ngo bituma umutima wawe wonda, bivuna umutima wawe. Reka mbasomere uwo murongo, Imigani 13:12, ubwiringiro burerezwe butera umutima kurwara, ariko iyo icyifujwe kibonetse kiba igiti cy'ubugingo. Amen. Ukuvuga ngo bino byiringiro birerezwe, ndabishyira mu rwego rw'abantu biringiza abandi ibyo badashobora kubaha. Imana ikubwiye ngo uyiringireyo ukoze isoni. Ibyo rwose nabivuga mbishimangira, nta muntu wiringira Imana ngo akorwe n'isoni. Nta muntu wiringira Imana ariyo yishingikirizaho ngo asoze nabi. Ariko iyo wiringiye umuntu, ukiringira abantu, ukiringira ibintu, icyo gihe biragutamaza, ngo bituma n'umutima ubabara, urwara, kuko ibyo byiringiro warabyiringiye ariko ntiwabibona. Ariko ngiyo bisohoye ngo ni igiti cy'ubugingo. Ibyiringiro rero bisohoramo kuba igiti cy'ubugingo ni abafite ibyiringiro bishingiye mu kwizera no kwiringira Imana. Rero ibyiringiro bindi bitariho Imana bibabaza umutima. Uko wiringira umuntu, ndaguha urugero rworoheje. Ushobora kubwira umuntu ushonje, untegereze nimugoroba ndakuzanira ibyo ugaburira abana bawe, ndetse ndanabizana binatetse. Ntushake amakara, ntucane imbabura, hanyuma wa muntu akaza kuza bwije utagifite naho wanasaba, akakubwira ngo yewe ngo nagira yanze. Wa mutima wawe urarubabaye kuko yakwiringije ibyo adashoboye. Ariko Imana dusenga, abayiringira bose ibyiringiro byabo igihe kiragera bigasohora. Aba natangiye mbabwira nkuko nababwiraga ubushize muri iki kiganiro, ko abantu ibyiringiro byabo, abavuga Ikinyarwanda banyumva cyangwa bumva Ikinyarwanda bazumva ubutumwa bwiza, kugira ngo umuntu wese ahindure, abanze yisuzume, arebe ibyiringiro bye se bishingiye ku ki. Wiringira ushingiye ku ki? Uriyiringira ubwawe n'ubwenge, uriyiringira wowe n'ubutunzi, uriyiringira n'imbaraga ufite n'amaboko ufite, cyangwa ibyiringiro byawe biri ku Mana? Rero nkagira ngo abantu ibyiringiro byabo byiza kugira ngo bizabasohoze heza, ni uko bahindukira ibyiringiro byabo bakabisuzuma ko byaba bishingiye ku Mana yonyine, kandi basanga bitari ku Mana yonyine, uhindukire ibyiringiro byawe
ubishyire kuri rurema. Urakoze cyane. Nibaza ko byumvikanaho bigaragaza isoko y'ibyiringiro bizima aho iri. Ibindi bintu byo biragutamaza, abantu baragutamaza, abantu barakwiringiza ibyo batazashobora, ndetse n'igihugu bakavuga ngo kirarinzwe bikomeye nticyaterwa, n'umuntu akaba ibyo yiringira, kanaka yavuze buriya bizashoboka, ariko iyo bidashobotse tangira kwibaza kuri ibyo yambwiraga biri hehe. Abasaba abantu twumva rumwe ibyiringiro byacu bijye mu Mana, cyane cyane yuko kenshi nk'ubu ngubu ndashaka kugira ngo ntange urugero, akarere kacu k'ibiyaga bigari karimo ibihugu 4, hafi imipaka yose yegera u Rwanda tuvuga ururimi rumwe. Abasaba abantu bafite intambara, bafite ibibazo, ibyiringiro byacu reka bijye ku Mana, kwiringira abatuzengurutse, kwiringira ibyo tureba, ubwo umutima wacu uzamuke ujye ku byiringiro byacu tubishyire ku Mana. Ko tuvuze Imana, none tubura Imana tukayimura tukagira ibindi twiringira, ni ukuri bitera umutima kurwara, ariko ibyiringiro byacu bijye ku Mana. Ubwo tuzahirwa, ubwo tuzatangira neza, ubwo tuzasoza neza, uko ibyo dutekereza byose bishingiye ku rurema. Urakoze cyane. Ubwambaza ikindi kibazo cya kabiri, turakomeza ikiganiro cyacu nk'uko wagitangiye kugira ngo dusobanurire abantu ibyiringiro, abantu bamenye ibyo biringira, abantu basuzume ibyiringiro bye biri hehe. Aba wiringiye bya bindi bizatuma umutima wawe urwara. Icyifuzo cyacu n'amasengesho yacu dusenga dushaka kugira ngo abantu bose ibyiringiro byabo bijye ku rurema, nuko bizaruhuka, nuko umutima wawe uzaruhuka, n'ibyiringiro byawe bizasohora amahoro. Wenda murakoze cyane mukozi w'Imana Pastor Chris. Wenda tutari twajya ku bindi bibazo bikurikira, hari akantu wenda k'amatsiko nari nibajije. Nibyo ibyiringiro tugomba kubishyira ku Mana, ariko nk'abantu batwumva hari wenda barimo kwibaza nk'iki kibazo bati se nk'ubwo mwarimu tanze urugero ku biyaga, ku bihugu byo mu biyaga bigari, muvuga ko ibihugu hakikijwe intambara, ibiki byose. Nk'ubu abantu bari wenda mpereye nko mu gihugu cyacu u Rwanda, muzi ko haba harimo ubwicanyi, abantu bapfa, abantu baburirwa irengero, abantu bagira gute, kandi abantu benshi muri abo baba ari abantu bafite ibyiringiro, biringiye Imana, biringiye ko umunsi umwe bazatabarwa. Nko muri kano kanya mwababwira iki abo bantu bakomeza kwiringira ariko bakabona, wenda twavuga nk'umuryango wa Kizito Mihigo, yari umuntu usenga cyane, wari umuntu wiringiye Imana, ariko urupfu yapfuye mwararubonye. Ni iki mwabwira nk'imiryango nk'iyo y'abasigaye, nk'imiryango n'ubu ngubu ejo cyangwa ejo bundi ishobora kubura ababo muri ubwo buryo, kandi yiringiye Imana, yiringiye kuzatabarwa? Mwayibwira iki muri kano kanya? Murakoze. Yego, hariho umuryango wa Kizito, ni umuryango mugari, hari umuryango avukamo, hari umuryango wabo yasenganaga nabo, abo yaririmbanaga, umuryango mugari mbese uko yari umuntu celebrity, tujya tubyita muri rw'icyongereza. Hariho n'abejo bundi numvise bari kumwe na Ngabire bakabura umuntu wabasohotse agiye gura airtime. Abo ni benshi turabizi, nayo mpamvu iyo tuvuga byose tuvugira amahanga nuko hatatuboneye umutekano. Ariko icyo nshaka kuvuga ngo ni iki ngiki, ntabwo ibibazo bikuzenguruka bikwiye kwimura Imana muri wowe. Icyo ndakibwira abantu kugira ngo banyumve neza, aho turi suko tuhishimiye, ariko ikintu kiduhagaritseho n'ibyiringiro, twiringira Imana yonyine. Nkaba nsaba ngo umuntu wese ukunda Imana cyangwa se ushaka Imana, nupfuka mubisenga, we kureba ibumoso, we kureba iburyo, ubwo tumbira Imana yonyine, uyisabe ubutabazi. Ubutabazi bwa mbere Imana rero ikunda gutanga nibwo abantu bakunda kwigiza hirya.
ubutabazi bwa mbere ni uko umutima wawe uyitunganira, umutima wawe uyiringira. ariko umuntu ayihamagara yitabaza ku kibazo cyafite cy'ako kanya kandi kitari burangire ako kanya, ari process ivunanye inababaza, ariko Imana ikagusaba ko yiringire kugera ku munota wanyu. Kwiringiye nayo mpamvu umukozi w'Imana Yobu yabivuze, nyuma y'ubu buzima hariyo n'ubundi. Byaba byiza ko tuyiringira nk'uko twabisomye muri igitabo cy'Abaheburayo bishize. Ibyiringiro ni ukumenya neza ko ibyiringiro ko nta kabura bitazabura kuboneka. Abantu bavuzwe muri icyo gitabo hariho n'abicwaga ariko bagapfa bakiyiringira, ariko bafite ibyiringiro by'aho bagana. Ngira ngo umuntu akwiye kumenya neza ko iyi si tuyituyemo ejo tuzayivamo tugasanga umuremyi wacu. Uvanga igihe turi mu isi dukwiye kwiyama dufite ibyiringiro biva ku Mana. Umuntu nteze amatwi, urababaye, urababajwe, wabuze uwawe, wabuze abana bawe, wabuze inshuti zawe, waburaye, wirukamwe mu nzu. Ni byinshi biriho bibabaza abantu tuvuga rumwe. Nko mu kanya bari barimo kumbwira ko nk'abantu bari umurenge ejo batematimwaga bagirirwa nabi. Abo bantu barababaye, ariko ibyiringiro byacu bikomeza kuvuga ko bikwiye kugera ku Mana. Habeho ubuzima bwihangana, ko y'ubu yatsindishijwe no kwihangana. Ntabwo yarebye ibyo anyazwe, ntabwo yarebye impfu zapfushije, ntabwo yarebye ubuzima bwe burwaye, yarebye Imana yonyine. Ati naho igiti cyatemwa hari ibyiringiro kizashibuka. Nshuti yanjye muvandimwe, gira ibyiringiro, ejo ubuzima buzahinduka. Uzahinduzwa n'ijambo rimwe ryonyine, iringira Imana. We kwiringira ibintu n'abantu bya bindi bituma umutima wawe wonda, ariko ibyiringiro byawe bishyire ku Mana. Abansaba imiryango yose ifite agahinda, ibabajwe, ibabaye, duhindukirire Imana rero tureba yo kujya kureba abantu. Ko abantu baragutamaza. Tanga nk'urugero bumvikana neza kandi abantu bose isi yose yarebye. Mihigo arabuze, bati yiyahuye. Kanya gato amafoto yaje kugaragara, mwese mwarayirebera. Ni ukuvuga ngo icyo gihugu waba urimo kiringira ingabo zirimo, izo si ingabo zirinda abantu, si ingabo zigirira neza abantu. Ubwo dukwiye kureba Imana yacu rurema niyigira neza yonyine. Umuntu akwiringiza ibyo atazashobora gukora kandi agahindukira akaguhemukira. Rero nkaba nsaba ngo ibyiringiro byacu nibijya ku Mana tuzatsinda. Nibijya ku Mana u Rwanda ruzagira amahoro. Nibijya ku Mana akarere kacu hari umunsi tuzarimba amahoro ayo Uwiteka atanga, atari abantu badusezeranya, atari abantu batubeshya. Ndabivuga ubu ngubu hariho abarimo kwirukanka, abaraye mu myobo, abari muri Kivu y'Amajyepfo, abari mu Kivu y'Amajyaruguru, hari n'abari mu mashyamba, hari n'ababyarira mu mashyamba. Twese duhuje ururimi rumwe kandi izi neza ngo bose ntawe utumva radiyo baba bashaka kumva icyabaha ibyiringiro by'amahoro. Ndagira ngo icyabaha ibyiringiro by'amahoro zigikure ku bantu, zikigarire ku Mana rurema. Ni ukuri Uwiteka azadutabara, ni ukuri Uwiteka azatugira neza kurusha uko abantu badusezeranya ibyo batazashobora gukora, kandi aribyo bituma n'umutima w'umuntu wonda, ugakomereka, ukababara, ukarwara. Iri jambo byiringiro ry'ibyiringiro ku Mana yomora umutima wawe, ukabona ko ejo nubwo bwije uri mu mwijima ahantu, ejo uzabona igitondo cyiza cy'Uwiteka kije imbere yawe. Murakoze umukozi w'Imana. Hari ikibazo kimwe njya nibaza cyane, ukabona muri iki gihe ibintu bikomeye, abantu bafite ubwoba, ubuzima bw'Abanyarwanda buri mu kaga, ugasanga abantu bazi Imana, bazi ko ku Mana ari heza, ari bo bafite ubwoba cyane bwo kuba bayisanga, bwo kuba bakwicwa bakayisanga. Cyane cyane ugasanga ahubwo abantu bakiri batoya cyangwa abandi bantu
aribo bitangira bakavuga ati nubwo nahasiga ubuzima ariko byibura ndarwanira. Ntekereza ko iyo abantu barwanira ubutabera, barwanira kuvugisha ukuri, barwanira amahoro, barwanira demokarasi, ntekereza ko abo bantu baba bari gukora umugambi w'Imana kuri iyi si, kuko nibyo Imana idusaba ko dukora. Rero ugasanga ahubwo muri iki gihe nk'abakozi b'Imana benshi bigira, navuga ngo ntibindeba, ntago banabiha umwanya, nta nubwo bahumuriza abantu. Niba banabahumuriza, buriya babahumuriza wenda babongorera badashaka, ntago babivuga mu ruhame. Ni nko kuvuga ngo bafite ubwoba bwo guhamya ya Mana. Ese mubona nk'umukozi w'Imana, mubona ibyo bintu biterwa n'iki? Ni ubuhe butumwa mwaha abakozi b'Imana muri iki gihe, cyane cyane abakozi b'Imana baherereye mu gihugu cy'u Rwanda? Murakoze. Murakoze cyane Paul. Ndaguha urugero rumwe, nigeze nsoma igitabo, ntabwo nari no mu gitabo, nari mu ishuri ndimo kwiga, baza kwerekana research yakozwe muri Amerika mu myaka yahise, basanga 96% babajije abapasitori ninde wahamagawe n'Imana akaba ari yakorera. Basanga 96% bose bavuga ngo bagiye bashaka akazi. Basanga 4% nibo bavuga ngo Imana yaramagenge kwikorera. Nibyo gutangaza ko no mu Rwanda dufite abashaka akazi badafite umuhamagaro, abo no bafite ubwoba. Ndavuga nk'urugero rutoya, n'abapastori bangahe muri Amerika bemeye guhagarara bakavuga ngo ntabwo tuzasezeranya imitinganyo. Hari insengero tuzabyemeza irabikora ngo leta yavuze. Rero no mu Rwanda abo bizera Imana bayikorera barabivugisha umunwa ariko ntabwo biri mu bikorwa. Ibintu bigaragaye kenshi, urarengana ntabwo babireba, ariko dufite urugero rwiza rw'umupasitori w'umukozi w'Imana umwe dukwiye kureberaho nk'urugero rwiza. Martin Luther King wahagaze yanga akarengane, arahagarara avuga Isilamu, avaho yemerwa no kugira ngo apfe. Ukuvuga ngo abantu b'Imana bahagurutse bakavuga ngo nyamuneka ibi si byo, ntibikwiye. Nubwo baraba ababizira bakemera bakabizira, ariko bagapfa barengera abantu. Ukuvuga ngo igihe itorero ritarengera abantu, igihe itorero ritari ijwi ry'abarengana, ntabwo nzi ko uwo muntu uyoboye iryo torero azi icyo yahamagariwe gukora. Hari umuntu yashatse kuvuga, nzamusaba mu ikiganiro ubutaha, nzasaba ko nzamusaba kugira ngo aze mu kiganiro mpari tuganire ibyamubayeho 2013 turi kumwe, uko yagiriwe nabi, uko yatwitswe ahambiriye amaguru, hanyuma bagasohoka ibitangazo ngo ni igihe bamwishe, arapfa baramujugunya, arangije Imana imugarura mu mwuka, jewe ndafatwa ndafungwa njya Ruzira, arafungurwa, aho mfunguriwe nsanga niwe waburanye avuga ngo ya uwangiriye nabe ndamuzi ntabwo ari Pastor Chris. Inshuti yanjye n'ejo bundi twari mu kuvugana, sinibanga, ari muri Sweden, bamwita Pascal Manirakiza, yaciyeho mu binyamakuru byinshi, nitwa umwicanyi. Ariko nari kumwe nawe, yarazi ibyo twari tumaze kunyuranamo, aho namuhishe umara ibyumweru mu hoteli, namuhisha abashaka kumwica, aho ibyago byabereye bamushyikiriye, ariko Imana irakomeza iramurinda. Impamvu mbivuga ibyo ngibyo, ntawe uruzi ko nshobora kubaho, nawe ntawe uruzi ko ari bubeho, nawe ubwe ntabwo yari azi ko ari bubeho. Ariko icyo ushaka kuvuga ngo ibyiringiro by'umuntu w'Imana ntabwo bipimirwa ku bibazo byarimo. Statement nyivuga neza, ibyiringiro by'umuntu wizera Imana ntibipimirwa ku bibazo, ntabwo bipimirwa ku byiza abonye, kuko byombi yubatubera urugero. Ibyiza yarabibonye, niba yarabibona, ariko umutima wo komeza kugira ibyiringiro ku Mana. Ariho arahumeka. Ejo navuganaga n'arimo kurangiza civil engineering, nta wari uzi ko azakira, ari mu ishyamba rya Kongo bamurasiyeyo, yajyanywe we ku ngufu, atazi iyo bamujyanye, Imana imukurayo,
azi yarashwe yarakomeretse aravurwa arakira aricwa ntiyapfa uyu munsi akomeza ubuzima nanjye wafashwe ndafungwa bashaka kunca igihanga Imana irandinda rero igihe Imana itaragukiza ibyago ntabwo uzamenya ko Imana ihari iyo Imana utarabona ubutabazi bwayo uzavuga ko itabara uzabisoma ariko nturabibona ariko igihe mbivuga narabonye ubutabazi bwayo na Pascal aho hariya bivuga ko Imana itabara kandi ikiza ko umuntu apfira ku munsi we wageze arabivuga yarabitesitinze arabizi rero nagira ngo abantu be kwibaza ngo ni jyewe umeze nabi kurusha abandi hari abantu baca mu muriro hari abantu bacishijwe mu muriro uyu munsi bakaba bagihumeka umwuka w'abazima nagira ngo ibyiringiro byacu tubigarure ku Mana yonyine tavanze mu bintu kamvuge ko cyambira ko cy'abapasiteri bacu bari mu Rwanda ni ukuri niyo nsuzumye nkareba ntabwo mbona ko harimwo bafite ibyiringiro ku Mana bose ubwo bafite bwabakuyemo kwizera Imana no kuyiringira bigatuma ntawe uvuga ngo ntibindeba ariko nagira ngo mbabwire ngo birakureba ntuzumva iyo audio ari mu Rwanda amenye ko bimureba iby'abanyarwanda bacishwamo ayoboye ari abayoboke n'abandi arebesha amaso ye ntavuge biramureba ni igihe cyo ko dukwiye guhagarara tukavuga kuko bitureba twese ntabwo bifite ubwoko bireba ntabwo bifite urwego runaka bireba umuntu wese ufite amaso ufite umutima akwiye guhagarara akavuga ngo enough is enough akarengane akwiye guhagarara mwene igihugu akabona uburenganzira bwe umukene umukire bose bakagira ijwi rimwe cyangwa bakagira umutekano umwe bakagira n'uburenganzira bungana nta muntu usumba undi ubwo busumbane ntabwo buturuka ku Mana buturuka ku nda nini y'ubusambo yateye igihugu cyacu nibyo murakoze ibi rero ni ikibazo kiremereye kitureba twese tudakwiye guceceka ngo wakomeza murakoze cyane Pastor Chris birasobanutse hari ikibazo njya nibaza nka buriya nk'ubutegetsi bwica abantu buba bwumva bwishingikirije kuki ese buriya hari izindi mbaraga wenda zidaturuka ku muremyi baba bakoresha iyo bica abantu nabaha wenda tuvuge nk'urugero nk'iyo nk'abahanuzi turabizi ko hari abahanuzi bagiye bahaguruka bakajya kubwira ubutegetsi mureke kwica mugire gutya Imana itazabagirira nabi ariko ugasanga wenda nk'umukuru w'igihugu w'u Rwanda arasa nk'ubaseka mu gihe yakoresheje nk'inama akavuga ngo Imana izaze mwibwirire ese hari mubona mubigereranya n'iki navuga nanone n'undi muntu uherutse gufungwa barafinda nawe ari mu bantu basa umudamu we njya nkurikirana cyane ibyo avuga ko barafinda mbere atari umuntu wari umurokore ariko nyuma yageze aho atangira gusenga kandi ko Imana yagiye imubwira ibintu byinshi yifuje kuganira ariko nawe aho kugira ngo bamwumve ndabaganire nawe bumve icyo Imana ivuga bakamushyira mu bigo by'abafite uburwayi bwo mu mutwe ibintu nk'ibyo ngibyo byo kudaha agaciro Imana cyane mubona hari ikindi kintu ubuyobozi buba bwishingikirijeho ese ni iyihe nama mwaha ubuyobozi busuzugura Imana murakoze ndagusubiza mu ncamake kuri icyo kibazo dufite ikibazo cya mbere cyateye Afurika ibice byinshi kwigishwa iyobokamana twaryigishijwe mu buryo bucuramye icya mbere cyo babanje babwira ngo iyo uri umukozi w'Imana ntabwo politiki kureba ariko ndagira ngo ubwire ngo politiki ireba buri muntu wese uri mu gihugu kuvugisha ukuri bireba umuntu wese uri mu gihugu noneho iyo ubuyobozi bwafashe igihugu nk'umushinga nkunda kubyita nka one man's enterprise proje yawe kuva ko ari iyawe
ni ukuvuga ngo usigara uyoboza abantu kubatera ubwoba, uzi ko ibyo ukoresha cyangwa se uburyo ufashe igihugu siko gikwiye gufata, ufasha bene gihugu siko bakwiye gufata. Ni ukuvuga ngo noneho ukoresha kubatera ubwoba, nuvuga ndakwica ndetse akanakwica abandi bakanapfa. Abagira ngo atere ubwoba amara iminsi akora ibyo ashaka asahura. Ndaguha urugero rutari urwa kure. Nka perezida wo muri Angola, Santos yagiye kurekura ubutegetsi, aha minisitiri w'ingabo yari azi ko ari umuntu uzamukingira ikibaba, ariko yari umuntu utishimiye ko byagendaga. Ibyakurikiyeho mwarabibonye. Rero no mu Rwanda nuko ntabwo bashobora kumva Imana, ko muri bo harimo ibindi bumva. Iyo bumva nkwiye kuguma ku butegetsi, ibyo bumva ni jyewe n'umuryango wanjye gusa n'inshuti zanjye zimfashije ku butegetsi, ntibitayeho iby'abanyarwanda barimo kumva. Niyo mpamvu bahora bahimba, ariko najya ngo ubwire ngo ibyo byose bigira iherezo. Ndabaha urugero rutari urwa kure rw'abantu basomotse muri Bibiliya. Umwami Nebukadineza burya abantu baramuvuga, ariko ntibazi ubukire yari afite n'ubutegetsi bwo ko bwari bukomeye ku isi muri icyo gihe. Yari afite empire nini cyane, yafataga Aziya igice kinini, igafata Uburayi bw'Iburasirazuba, agafata igice kinini cyo muri Afurika. Yaravugaga nta wamusubiragamo. Ageze igihe yumva ko nta n'Imana ihwanye nawe, nta Imana ihari. Ashyiraho n'iminsi 30 hatagira ikintu cyongera gusenga. Nuko yazi ko harimo abantu banasenga n'Imana, ariko abantu bakeya batatu batavuye ku izima yo gusenga Imana yabo bakomeje barayisenga, baza no kubizira. Ingoma ye yaje gutakara mu kanya gato cyane. Ndagira ngo mbabwize ukuri, ntabwo ubutegetsi bwo mu Rwanda ko bufasha abaturage bahamutse bakabura ibyiringiro. Niyo mpamvu bavuga ngo ntibagire ibyiringiro byo ku Mana yonyine, kuko umunsi uzaba umwe ntabwo ubwo butegetsi uzongera kubona. Si bwo bwa mbere bubaye igihangange ku isi, si bwo bwa mbere butimwe ku isi, si bwo bwa mbere butatungwa agatoki. Ndagira ngo ubwangu ubutegetsi bwose Imana ibureba, ariko ikaguha igihe cyo kwihana, ikabaha igihe cyo kwikosora. Ariko ubwo buhanuzi buza arabuhakana ngo izazi mwibwirire, ariko umutima nama uba wamubwiye ngo iyi ni Imana yavuze. Nubwo avuga ngo iyo Mana izazi nyibwirire, iryo jambo yaryumvise amenya ko rivuye ku Mana. Icya mbere cye riramukosora, cya kabiri riramubwira ngo niho kumubwira ngo wananiye guhindukira ngo ukore ibyiza, ndimo kukureba. Umutima we arabimenya, ndetse kenshi ikikwereka ko babimenya babura amahoro bakajya mu bapfumu, ashakisha icyamuha amahoro y'ejo, ashakisha icyamubwira ejo hezaza ko hazaba hari umucyo. Abanyarwanda babishe umugani neza ngo iby'abapfu birirwa n'abapfumu, barapfumaguza abapfumu bakababeshya nabo bakaramuka. Ukuri kwawe kwa ejo hawe hazaza gushingiye ku bikorwa ukora uyu munsi. Bibi cyangwa byiza nibyo bireflecting ejo hazaza. Birerekana itabaza ryawe ko ryazimye cyangwa se ko ryaka, kugenda winjira mu mwijima w'icuraburindi cyangwa urimo kuva mu mwijima ujya mu mucyo. Ni ukuvuga umuntu uva mu mwijima ajya mu mucyo ni wa muntu urimo kwikubita agatima kikosora. Igihe u Rwanda kugeza uyu munsi nta wikoma umutima ngo yikosore, ahagarara avugisha ukuri, baracyafite ikibazo. Kandi ntabwo ikibazo bagifitanye n'abantu gusa, bajye bamenya neza ngo mbere yo kukigirana n'abantu bagifatanya n'Imana ubwayo yonyine. Hanyuma rero bakakigirana n'abantu Imana yaremye, barira amanywa nijoro. Bantu basenga Imana by'ukuri bayifiteho ibyiringiro. Ijwi ryo gusenga kwanyu rikomeze rizamuke, rikomeze rizamuke, rikomeze rihamagara Imana, rikomeze ritabaza Imana, kugira ngo mbabwire ngo Imana iriho kandi Imana irahari, akabuze tuzatabara.
utumva imana ntabwo ari cyo gisubizo. Kwirengagiza ko imana itavuze ntabwo biguha amahoro y'ejo, kuko imana izahora ari imana, si umuntu. Murakoze cyane Flora. Murakoze Pastor Chris, nk'uko mubivuze kuko harimo abantu bagifite n'ukuri nk'uwo Pascal, nawe tuzamutumira koko nk'uko mwabivuze, tuzagirana ikiganiro. Burya ibintu byo kubeshyera abantu ngo nuko babeshyewe, nukoresha ukuri kwawe uzi ngo uguhagarareho, ukure umuntu wabeshyewe umurenganure, nabyo ni ibintu bitari byiza imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Abantu nk'abo rero Pascal nabo gushimirwa, buriya nawe tuzamutumira rimwe azaze tuganire. Ubu bashatse kukubeshyera akavuga ati mwimubeshyera, ntabwo ari we wangiriye nabi, wangiriye nabi ndamuzi. Murakoze cyane rero Pasiteri Chris, nagira ngo wenda mugereranye umuntu utagira ibyiringiro uburyo abayeho n'ugira ibyiringiro nawe uburyo abayeho, mugerageze wenda mu magambo make ukuntu mwagereranya abo bantu babiri. Ijambo ni iryanyu. Murakoze. Nagira ngo undebere mu byanditswe byera, Zaburi ya 33 n'umurongo wa 18. Zaburi 33 umurongo wa 18 haragira hati: dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze. Ijambo ry'Imana. Abubaha Uwiteka ibyiringiro byabo, nabo bategereza Imana ibyiringiro byabo. Ni ukuvuga ngo ndagaruka kuri rya jambo nk'uko naritangiye ndibabwira. Ibi ni ibyanditswe bigenda bitwereka ko ibyiringiro by'umuntu w'Imana bikwiye kujya ku Mana yonyine, nta handi. Gutegereza kwawe kose ukwiye gutekereza Imana yonyine. Rero umuntu w'Imana yubatswe n'ibyiringiro bye abishyize ku Mana gusa, nta kindi wishingikirijeho. Ndabaha urugero rwiza. Ntabwo Sedraka na Meshaki na Abedenego bajya gushyirwa mu itanura ry'umuriro, nta handi hari hasigaye ibyiringiro kuri bo keretse ku Mana. Bati naho twapfa tuzapfa tuyiringira, nubwo twatwikwa ariko ntabwo turoshye kwiringira. Nibaza nta muntu wagiye mu kibatsi cy'umuriro gisa n'icyo ngicyo akireba ariko ati ibyiringiro byanjye n'Imana yanjye ntabwo. Daniyeli ajya kujugunywa mu rwobo rw'intare yari yanze guhara kwiringira Imana no kuyisenga by'ukuri, akomeza kubikora nk'uko yabikoraga nubwo byari byabujijwe. Ajugunywa mu rwobo rw'intare, intare ntiyamurya. Ariko nk'urugero nk'ubu ngubu abantu b'Imana, abapasiteri bari mu Rwanda bakwiye gusubira ku Mana yabo, basubiye inyuma. Nayibabwira ko ndi umupasiteri mugenzi wabo. Urambwira nk'ubu ngubu ngo nta muntu ushobora gutinyuka ngo akore igiterane, urabibazwa kandi na gatanu ngo ese hari insimburamubyizi wahaye abo bantu ugiye kwicisha inzara wabujije gukora. Ni ukuvuga ngo umwanya w'ijambo ry'Imana kugira ngo ryigishwe mu gihugu ribwirwa abantu ntabwo bigihari. Ntabwo ushobora kumbwira ngo uyu munsi umupasiteri urahagaze mu rusengero ngo urabwira abantu ngo bagiye gusenga biyiriza ubusa, ukaba utinya kubivuga, ubivuga mu matamatama, udashobora kubivuga ngo utabizira. Ese wabivuze ko bisoma mu ijambo ry'Imana? Iyihe Mana wiringira hari ijambo ryayo utagishobora kuvuga? Warivuze niba ubizira ukabizira. Rero ndagira ngo kwiringira Imana ntabwo babisoma, ntabwo bibivuga mu kanwa ngo babiririmbe, ahubwo biba mu mutima wawe ukabishyira mu bikorwa, ukayiringira ukanayikorera, ugahana n'ibyiza byayo n'ibyivuga, atari ugucisha hejuru ngo mbone bwacyo. Nicyo kibazo dufite mu gihugu cyacu. Batanyumva nanjye bakangira nk'uw'ejo. Byaba byiza ko nawe wabivuga bakugira nk'uw'ejo.
ariko ugapfukira Imana yawe ukanayikorera nk'uko bikwiriye, ukanigisha abantu kugira ibyiringiro ku Mana. Aho umuntu w'Imana atagifite ibyiringiro afite ikimuranga, ntabwo tubica ku ruhande. Inama y'abapasitori y'urukozasoni yabereye muri Serena Hotel, mwiherero wabo yose iteranye, bakabaza ngo uwishe Karegeya ninde? Ati ikibazo mfite nuko abantu batabyemera. Can you imagine? Imbere y'abantu isi kureba wemeza ibyo wakoze, abandi nabo bavuga ngo ntabwo wabikora. Se ubwo basohotse muri iyo conference hall, imitima yahari mwi iryo terabwoba rero bituma umuntu w'Imana atagira ibyiringiro, ubwo byarotwa no kujya mu isenga, ukaba usenga uhamagara Imana usaba ubutabazi. Nirebye y'ubu mu mubabaro we n'amagambo ye, harimo amagambo ahamagara Imana, atabaza Imana, ageraho kwa kwiringira Imana no kwizera kuba ku mutima we. Asohora ijambo rimwe aryo twatangira igihe gushize, ati naho igiti cyatemwa kizashibuka. Nubwo ndi murimo kaga gasa gatya, ndazi neza Imana yanjye nizera, Imana yanjye niringira n'inzima, ntabwo yapfuye, izangarura ubuzima, izongera imwe kwishima. Rero nagira ngo abantu basenga Imana, ne kuvuga nka Eliya wavuze ngo nijye usigaye jyenyine, hari abagihari bacecetse batavuga, ariko nagira ngo bazamure ijwi ryabo rimere nk'iryo umukozi w'Imana asengera Abisirayeli Mose mu gutegeka kwa 2:33-7 ageze ku muryango wa Yuda usengera avuga ngo Mana wumva ijwi rya Yuda, ndagusaba wowe ugishobora kuzamura ijwi ryawe usenga, waba uri mu ishyamba, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri mu buroko ufungiwemo, waba uri mu Uganda, waba uri Kenya, waba uri Tanzania, waba uri Burundi, waba uri Kongo, aho mu bashuti z'Imana bayiringira, uzamura ijwi ryawe ndagusengera avuga ngo Imana yo mu ijuru, ya yindi Mose yahamagaye abwira ngo umva ijwi rya Yuda, Imana yumva ijwi ryawe yihamagara uyitabaza. Tuzamure amajwi yacu, Imana yacu izatwumva. Tuzamure amajwi yacu, Imana izadusubiza. Nituzamura amajwi yacu icyarimwe, Imana izumva ijwi ryawe. Icyo cyanditswe buri muntu wese agenda gishake gisome. Nta bintu byiza Mose yigeze yifuriza Abisirayeli, yifuriza umuryango wa Yuda. Yaravuga ngo ijwi ryawe Mana, umva ijwi rya Yuda. Imana yumva ijwi ryawe yihamagara, Imana yumva ijwi ryawe witabaza, Imana yumva ijwi ryawe uri mu kaga, wowe ufunzwe, wowe waburaye, wowe urimo kugirirwa nabi, wowe urimo gutotezwa, ijwi ryawe ryumvikana imbere y'Imana. Bantu bari Minembwe, ijwi ryanyu ryumvikana imbere y'Imana muyitakambira, aho murimo guhamba bishwe, abakomerekejwe, kandi mubikorerwa nabo muvuga rumwe. Imana yumva ijwi ryanyu ibatabare. Aho Imana itabumva ijwi ryacu ntaho twaba tugana. Uri mu buroko, Imana yumva ijwi ryawe. Bizera ko Imana kandi byumva. Amen. Imana yumve ijwi ry'abantu bose bababaye, abahangayitse bose nk'uko ubisabye, kandi Imana dusenga ntabwo ari Bayali. Imana dusenga ni Imana yumva, ni Imana itabara, ni Imana yigeze itabara abantu bari bari mu kaga, kandi ni Imana igitabara uko yari iri n'ubu ni kwiri. None rero ikibazo kibanziriza cya nyuma nifuzaga kubabwira ni n'icya nyuma, icyo natekerezaga ntabwo ari ikibazo, kiraza kuba icyifuzo. Nagira ngo ikibazo cya nyuma kiravuga, nagira ngo mutubwire ku nyungu kuri abo bantu bombi, inyungu n'ingaruka. Ni izihe ngaruka umuntu ufite ibyiringiro, mbese ubuzima bwe bukaba buri no mu kaga, ni izihe nyungu cyangwa ni izihe ngaruka
naho se utagira ibyiringiro we ni izihe nyungu n'ingaruka? Mugerageze abo bantu ko ari babiri, ufite ibyiringiro n'udafite ibyiringiro, mutugaragarize niba hari inyungu babikuramo kugira ibyiringiro mu gihe ubuzima buri mu kaga, cyangwa niba nta n'inyungu babifitemo. Murakoze, ijambo ni iryanyu. nubwo ntari busome iki cyanditswe mwese murakizi, abantu bajya bacyumva, ntabwo nari nagiteguye ngo nyibabwire, ubutanzakibereka batajya basoma Bibiliya cyane. wambwira nkakireba nta kibazo. Icyanditswe cyo ibisambo bibiri byari ku musaraba byabambanywe na Yesu, byari mu igeragezwa. Kimwe cyari ibumoso, ikindi cyari iburyo bwe. Hanyuma igisambo kimwe kireba Yesu kiravuga ngo ariko kuri umwana w'Imana kuki utikiza. Cyanyuma undi wari hirya arahindukira ati ariko twebwe turazira ibyaha byacu, ariko genda gusaba Nyagasani ibuke mu bwami bwawe. Ni ukuvuga ngo abantu bari bafite imitima ibiri ariko bose basangiye kubabara. Umwe aravuga ati ariko jyewe nubwo ndimo kubabazwa ndazira ibyaha byanjye. Ni ukuvuga ngo cya gisambo cyasabye kwibukwa cyarababariwe. Ikindi gisambo kitigeze gisaba kwibukwa ngo kibabarirwe ibyaha byacyo, bijyanye n'ibyaha bye ntabwo yongeye ko ntabwo cyari gifite ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo kubabara kw'abantu babiri, ufite umutima wikosora imbere y'Imana n'umuntu ufite umutima winangiye, bafite iherezo ridasa. Ko Yesu ubwo yari yivugiye ati turaza kuba turi muri paradiso. Bivuga ngo wa mutima wawe, niho nahereye mvuga, wireba akaga kurimo. Ubwo reba umutima wawe n'Imana yawe, wisabe kubabarirwa, ugira ibyiringiro bizima. Ariko utasaba Imana kubabarirwa kwe, asa na cya gisambo cyasekaga Yesu kivuga ngo ariko kutikiza wowe kuri umwana w'Imana. Nibuke no umwami Sawuli, umwanya wo kwikosora, aho umuze yari amaze kumubwira ibyo yakoze ibyo ni ibiki, atangira kwidefendinga ashaka imbabazi. Rero nuko abantu bacu benshi bameze, ntashaka kwihana ngo abantu batamubona ko yihannye, ngo ataba yagiye muri bya bindi kiriritse. Ujya nkubwire ngo iyi si ifite nyirayo n'umwe, ni Rurema wayiremye. Abari munsi y'isi bose bari munsi y'ukuboko kwe n'ububasha bwe. Yakwambura ububasha ufite, kamara imyaka nk'iyo yari yamaze arisha nk'inyamaswa. Wari igihangange abahindutse ubusa. Abagira ngo umuntu wese ntega amatwi unyumva, gerageza ko umutima wawe ugarura ku Mana. Igisambo cyari ibumoso n'ikindi cyari iburyo, yari hagati, cyihannye, cyajyanywe muri paradiso. Ariko uwanza kinangira yapfanye ibyaha. Ipfa kosa yawe, aracyari ibyiringiro, ariko ku Mana yawe izakugirira imbabazi. Sindi ukive mu byaha byawe, ukora ibyiza, kuko ibyiza birahari. Nongera mbaha urundi rugero rworoheje. Imana yarebye umutima wa Kayini ngo dore ibyaha byituga tugiye kurugirwa ku mutima wawe, ariko ukwiye kubitegeka. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ibibi byose umuntu akora, afite umutimanama umubwira ko ari bibi, akwiye kubitegeka. Iyo utabitegetse rero, habaza Imana igutabare, iguha imbaraga zibivamo. Aho bitari ibyo, hari ingaruka z'ibyaha. Urakoze cyane. Murakoze Pastor Chris, munyibukije ijambo rivuga muri Bibiliya ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye. None se mukozi w'Imana Chris, mubona impamvu abantu basenga bamwe bakiyiriza Imana ikaba itadutabara muri iki gihe, tukaba dukomeje kubona ibintu bikomeye, impfu za buri munsi, ibirenze ubwenge bw'abantu? Mubona impamvu Imana yaba itadutabara ari iyihe?
wenda nicyo kibazo cya nyuma nagira ngo murangize muhumuriza imitima y'abantu bari mu kaga, imitima y'abantu babuze ibyiringiro, munabasengera niba wenda hari n'amazina mwavuga musengera abantu uko muyoborwa n'umwuka. Ijambo ni iryanyu, murakoze. Yego, ndasoza kuri iri jambo mbaho urugero rwiza abasomyi ba Bibiliya murebe mu gitabo cy'abacamanza. Debora ajya guhaguruka, uri umuhanuzikazi, uri umunyapolitike, ategeka mu gihe cyo ubwoba bwari bwarakwiye Isirayeli. Nta n'ingabo bari bakigira yo kurwana ngo mbese ntabwo bari bagishoboye kwirwanaho, ariko ahagurutse nk'umuhanuzi abwira uwo yahagurukanaga nawe ari umugabo ati yewe ndakubwiza ukuri yewe ntagenda nanjye singenda. Ni ukuvuga ngo ntabwo yari agifite ibyiringiro muri we. Yego ati ibyo byose Debora ndabizi n'umuhanuzi, ibyo yavuze n'ibyo Imana yamubwiye, ariko niba atagiye sinagenda. Ni uko abanyarwanda bameze muri iki gihugu. Arumva ko Imana ihari yanabikora, ariko ntabwo ashaka kugira uruhare. Aho niho hari ikibazo. Umubyeyi aramubwira ati ubwo wanze rero Imana igiye gutanga Sisera ikoresheje umugore. Nkaba babwira nanjye ngo abakwiye guhagarara ngo bacungure bene baryamye, imitungo yanjye itanyagwa, bitangiraho ingaruka. Imana igiye guhagurutsa abamutazi kandi bacungure bene wabo. Imana ishaka uhagaze, ufite ibyiringiro, ufite kwizera, ikamukoresha. Ibyo ni ukuri ibisubirwaho. Baho urugero rundi, aho Dawudi yahagurutse ingabo ibihumbi n'ibihumbi zacitse intege nke, bagize ubwoba batinyishwa n'umuntu umwe, ababwira bagakangarana, ariko haza umuntu umwe wenyine ari umwana w'umusore w'umugenda. Dawudi arahagarara ati si Isirayeli yasuzuguye Imana ya Isirayeli, ati ndakwica ngo uce igihanga isi yose imenye ko mu Isirayeli hari Imana. Nagira ngo mbabwire ngo iki gihe kizagera abantu babone ko hari Imana itabara abantu, kandi ntabwo itabara ishingiye ku izina, ntabwo itabara ishingiye ku buhangange bwawe, ntabwo ishingira ku icyo ari cyo cyose, izashingira ku uhagaze witeguye gutabara ubwoko bw'Imana. Abansoza mbwira ngo yewe muntu ubabaye mu Rwanda, umuntu utotezwa uri mu mahanga, ubu barahari. Ubu umubyeyi Victoire aho ari ahorana ubwoba, Ntaganda aho ari afite ubwoba, Mugiga naho ari ntawe uzi ko akinariho, Yabagamba ntawe uzi, ntabwo amenya ko bwakeye cyangwa ko bwije, Rusagara niko bimeze, Mutabazi niko bimeze, Kalisa bajyanye inshuti zanjye niko bameze bose. Abo bose aho bari ubundi amatwi akanyumva, nagira ngo mbabwire ijambo rimwe ngo hari Imana itabara, hari Imana ikiza. Iyo bakwiye gushyiramo ibyiringiro, imitima yabo yerekeze ku Mana, bayikure mu bantu, bayikure ku byo bareba, bareba ejo hazaza habo, naho Imana ari yonyine ibizi. Abasenga rero nkaba mbasaba ngo niba usenga ijambo ryawe ukaba udasenga utabariza ababaye, naba nzi ko gusenga kwawe kwaba kutameze nka wambaye ngo Mana uranzi jewe ngo ntabwo meze nk'aba ngaba uyu mukoresha wikora. Ye ntanga 1/10 buri cyumweru, ariko umukene umunyabyaha yikubita ku mutwe ngo Mana babari ibyaha byanjye singiye no kubura umutwe kugira ngo ngurebe. Ndasaba kugira ngo umuntu wese amaso yareba afite ibibazo kandi mbabaye jewe nsenga
ikimbabaza ni uko ababaye twese dusangiye ururimi n'umuco. Ntabwo bavuga Uburundi ngo uvuge u Rwanda ngo dutandukanye, ntabwo bavuga Abanyamurenge n'Abanyamasisi ngo dutandukanye. Twese turi bamwe kandi ko twese duhuje ibibazo bituzengurutse. Mureke twibuke Imana yacu, abayisenga tuyihamagare kwerekeza ku kibazo uko kimeze, uko kituremereye. Population yacu nirimo kugabanuka buri munsi, abantu bacu no bicwa buri munsi, no baherera. Imana yacu udutabare, twifatanye dusenge takambira Imana tuyitabaze. Babyeyi barimo kuzimiza abana babo, mwihangane mutabaza Imana, kandi dufatanye dutabaza Imana. Imana yacu izatwumva kandi Imana yacu izadukiza. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane Pastor Chris, nagira ngo wenda muruhuke umunota umwe gusa muri studio badushyiriremo akaririmbo mu gihe cy'umunota umwe, mu gihe mutegura kudusengera twese, cyane cyane musengera abari mu kaga, munasabira impano Uwiteka kugira ngo amanukire ku bantu, Umwuka Wera amanukire ku bantu bose, abahe ubutwari, abahe ibyiringiro, abahe gukunda ukuri, abahe kutabeshya, abakuremo ibinyoma. Amaraso ya Yesu yoze abantu bose. Mu gihe dutegereje ko mudusengera, tubahaye umunota umwe w'ikiruhuko muri studio, mwadushyiramo indirimbo. Acucikirege iyabikoze ubwa mbere n'ubizobikora. Humura acucikirege iyabikoze ubwa mbere n'ubizobikora. Humura acucikirege iyabikoze ubwa mbere n'ubizobikora. Humura ntiwihebure, Imana ibona byose. Yatabaye Daniyeli mu cyobo cy'intare, yizigiye iramutabara. Nutinye acucika intege, Imana yacu ari umutabazi. Humura acucika intege iyabikoze ubwa mbere n'ubizobikora. Murakoze muri studio kubw'iyo ndirimbo nziza. Muhumure ntimucike intege, yabikoze n'ubundi zabikora. Mukomere. Muri kano kanya mureke duhe umwanya umukozi w'Imana Pastor Chris kugira ngo adusengere. Ijambo ni iryanyu umukozi w'Imana. Navuze ni gasengera mu ijambo ry'Imana, ntanga ingero z'abantu babiri. Nehemiya yumvise ibibera iwabo, arapfukama atangira gusenga. Na Daniyeli yazize yuko yibukaga ibiri iwabo, yahoraga ku mutima we, agasenga 3 ku munsi na 3 nijoro, akinguye idirishya areba Yerusalemu. Ndasenga ngo Mana nyiribihe, Mana ituzi, Mana ibareba mwese aho muri akababaro, umuntu wese uri mu gafeshejwe, ufite abawe wataye. Imana yumva ijwi ryawe, uyihamagara uyise. Abafite ibikomere bibisi, komerekejwe cyane cyane, ndavuga abantu bari Minembwe kuko byanteye agahinda cyane numva ibyabaye kuberayo muri Imana ishyireho iherezo. Imana iduhoza amarira. Imana yaremye Junisi, yasengera imiryango y'abantu bafite ababo bari mu buroko, yasengera imiryango y'abatazi n'ababaho bari naho. Imana humurize, Imana ibaha ibyiringiro, Imana ibaha imbaraga, Imana ibaha kwihangana, Imana ibakomeze, kuko niyo yonyine yashobora kudizere yacu kumva buri muntu wese. Kandi igihe cyacu cyongereho kujya dusenga tunayitabaza. Shimwa himbazwa nyiribihe n'ingoma, uyu mwanya dusangiye ijambo ryawe n'abaduteze amatwi, n'abateguye kino kiganiro cy'ibyiringiro. Bamenye ko uzaza ari umucyo, uzacya hari amahoro, hari n'ibyishimo. Tuvuga ibitangaza byawe, ndaguhimbaje kandi uzadusubiza
igihe gikwiriye. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Uwiteka urakoze. Ubundi Pastor Chris mwakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Turabashimiye kubwira ijambo ryiza ryomora ibikomere bya bamwe mu mitima yabo, kandi turifuza ko n'ubundi mwazongera kutugenera umwanya tukongera tukaganira ku ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, turabashimiye. Amen. Nongeye gufata akanya ko gushimira mwe muduteze amatwi, mbasabira kugira ngo Uwiteka bagenderere, Uwiteka ahoze imitima y'abababaye, maze n'abantu batari mu kaga bagerageze guhoza abari mu kaga. Umuntu ufite icyo Imana yamuhaye agerageze gufasha uri ukennye, kuko burya gutanga bizana umugisha. Dusangire ibyo dufite, ni ukuri Uwiteka abagirire neza. Ubwo rero naho ubutaha, mwakoze kudutega amatwi. Icyumweru cyiza.